Mwaramutse neza abandi mwiriwe bitewe n'ahantu uherereye, tubahaye ikaze nanone kuri Vizera TV, tubanje kwihanganisha abatameze neza aho muri hose, Nyagasani abasange kandi abaha ibyo mukeneye byose. Dushimiye by'umwihariko mwese umuryango mugari wa Vizera, tubifuriza kugubwa neza muri aka kanya. Dushimiye wowe uba warakoze subscribe dukurikirana, uri muri uwo muryango nyine, uhabwa umugisha aho uri hose, ukomeze kugubwa neza. Nk'uko rero tubizi, dusangira ubuzima, tukaganira ku bintu byinshi kugira ngo twungurane ibitekerezo, tumenye aho isi igeze kandi tugendane uko ibihe bigenda, tumenya aho ibihe bigeze, tuganira ku buzima bwinshi butandukanye, ku bintu by'ibanze byadufasha nyine ukaba uri umuntu uri smart. Twaganiriye ku byabanje rero kandi turacyari kumwe kugira ngo tujye dusangira uko Imana yatwungura ubwenge, tubusangira, ubifata, ubikoresha kugira ngo dukomezanye urugendo twese tumeze neza. Nk'uko rero twabyiyemeje kandi namwe muhari kugira ngo ubure ubwenge Imana itwunguye, buri cyo tugiye kuganiraho ugipuratike cyangwa se nawe bigufashe, bigira bikuvana, bigera nawe bikugeza, ariko kandi unabisangiza inshuti zawe zitabashije kuhagera, ubabwira ko kuri iyi TV yacu ari ukungurana ibitekerezo kandi ku bintu by'ingenzi. Muri iyi minsi rero tugiye gutangira tuganire ku cyumweru gutwita. Muzabane natwe muduhe inyunganizi n'ibitekerezo, dore ko usanga buri wese agira imibereho cyangwa se ibimubaho bitandukanye n'undi, ariko byinshi abantu barabihuza. Ni urugendo rutoroshye, niyo mpamvu ababyeyi bose aho muri tubasabira umugisha. Reka tumenye impinduka z'umugore umaze icyumweru kimwe asama. Muranyemerera uyu munsi duhere ku cyumweru cya mbere cyo gutwita cyangwa se cyo gusama k'umubyeyi. Twakwibaza, ni gute wamenya ko wasamye? Wabibwirwa n'iki? Hari nk'uko twabivuze hejuru, abantu turemye bitandukanye, ariko hari imihindagurikire tuba duhuriyeho, ariko kandi ni ukungurana ibitekerezo. Wowe mubyeyi aho uri hose, tugusabiye umugisha rwose. Nawe mukobwa witegura kuzaba umubyeyi, ineza y'Imana ikubeho, kandi nawe mugabo, nawe musore uzaba papa w'abana mu gihe kizaza, cyangwa nawe uri papa w'abana, umugisha w'Imana ukubeho cyane. Ni gute rero wamenya ko wasamye? Wabwirwa n'iki? Uzagura agatesite gapima inkari. Iyo ugisama, inda iza gushaka icumbi muri nyababyeyi. Icyo gihe umubiri ukora umusemburo witwa beta HCG. Uyu musemburo ugaragara mu nkari no mu maraso. Niyo mpamvu ushobora kwipima ukabona ko utwite ukoresheje tesite. Igipima inkari igura 500 muri farumasi, kereka wenda nyine baguhenze, ariko tukazi kuri Sinks iriya tesite muri farumasi rwose ziba zirimo. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko wipimye nyuma y'icyumweru ubonye imihango, ushobora kwipima ugasanga ntiwasamye. Ariko iyo ubura iminsi mike ngo usubire mu mihango, nk'iminsi 3 cyangwa 4, aha ho wakwipima ukabona ibisubizo ko wasamye nka 99%. Ujye wirinda gukora tesite mbere, kuko ushobora kwibeshya mu bipimo wafata. Uzategereze byibuza wipima igihe wari kuzasubira mu mihango, nibwo ubona ibisubizo bya nyabyo. Niyo nama nziza, kuko ushobora kwipima mbere nyine ukabona ntayirimo, kandi mu by'ukuri hari, ugasanga ukoze amakosa menshi. Ujye wipima byibuza nk'uko ubushakashatsi bwatubwiye, hanyuma y'iyo minsi 3 cyangwa 4, wenda kugira ngo ubone ibisubizo byizewe. Hari impinduka nyinshi rero ziba mu mubiri w'umubyeyi wakiriye uwo mwana. Turi kuvuga ku bimenyetso by'umubyeyi wasamye mu cyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya mbere, impamvu mvuga umubyeyi ni uko n'umukobwa wasamye ntaba akiri umukobwa, kuko aba yitegura kuzatanga umwana aba yabaye umubyeyi mu by'ukuri. Impinduka mu mubiri rero
abantu tugira impinduka zitandukanye, ariko nk'uko twabivuze dutangira, hari impinduka duhuriraho. Benshi cyane akenshi amabere aroroha, nyine wakoraho ukababara cyane agatonekara cyangwa se akakuryaryata. Umunaniro ukabije kubera umubiri wawe uba ukeneye imbaraga nyinshi, bigatuma umubiri wawe ucika intege, umubiri uba urimo gukora imisemburo myinshi kugira ngo umwana wawe azabashe kubaho. Kubona wacitse intege, nyine wumva utameze neza mu cyumweru cya mbere si ibidasanzwe, kuko umubiri wakiriye ikidasanzwe muri wo. Uri kwishakira uburinzi rero, ushaka imisemburo izafasha umwana kubaho. Gucika intege ni ngombwa, nta kidasanzwe. Ukomeze umugabo wihanganira izo mpinduka. Hajya habaho constipation, kwituma bigoranye kuri bamwe na bamwe. Hari n'ubwo ugira isesemi, ukibyuka mu gitondo ushobora no kuyiriranwa umunsi wose. Ababyeyi bakunda kubyita morning sickness, kubera nyine impindagurikire y'umubiri, kumva isesemi, isereri, umunabi. Akenshi bikunda kuba mu gitondo, niyo mpamvu babihaye izina rya morning sickness. Ibimenyetso byo ni byinshi, ariko haryaho kuva uturaso mu gitsina. Mu gihe imihango yakaje, nubibona ntuzagire ikibazo, kuko hari igihe utanatubona ariko bikabije ujya kwa muganga. Ni inama twagira umuntu. Amaraso burya ni kimwe gikomeye mu buzima bw'umuntu. Nubona yega ari dukeya sava, ni ikimenyetso, ariko ubonye ari menshi bikabije, wakwegera umuganga akakuganiriza. Impamvu ndi kwitondera icyumweru cya mbere ni uko usanga ari nk'umwana w'umukobwa byabayeho atazi n'ibyo ari byo, umugeni ugishaka ku nda ya mbere atazi ibyo ari byo. Icyumweru cya mbere kibamo amakosa menshi, niyo mpamvu twifuje kuba ari cyo duheraho, kugira ngo wowe ukirimo, wowe witegura uru rugendo, uzabyinjiremo ubizi. Hari n'ubwo habaho kuribwa umugongo no mu nda, hano inda yo hasi kuri base, ukumva nyine urabangamiwe, kuko haba harimo kwiforomamo ibyo utari ufite, kugira agashiha cyangwa kumva utari muri mudu kubera ubuzima buba bwahindutse. Hari imisemburo mishya irimo gukorwa muri wowe, nyine mode irahinduka. Ubyihanganire, ukomeze uhatane, imbere hazaba heza. Uko inda iba imeze ku cyumweru cya mbere rero, mu cyumweru cya mbere umugore asamye nta kintu kidasanzwe kiba kigaragara, kuko hari n'ubwo uba utanabimenya. Ku nda ntabwo wapfa kubimenya ingano yayo iguma uko yanganaga mbere, ahubwo wenda nyine wumva ya mihindagurikire wumvaga mbere, twavuze mbere, umunabi, kumva ubihiwe, amabere atonekara. Ariko ku nda ntabwo wapfa guhita ubibona. Ibyo ukwiriye kurya, indyo yuzuye kugira ngo ubone imbaraga. Urumva hari imyitwarire ukwiriye guhindura muri iyo misemburo iri kwirema, biragusaba kurya indyo nyayo. Ukwiriye kurya ibyubaka umubiri, proteins byinshi, n'ibiribwa birimo calcium, kugira ngo urusoro rukure neza. Bityo rero ugomba kurya ibikomoka ku mata, imboga, ibijumba, amafi, amagi, imboga rwatsi, inyama z'umweru, ibinyampeke, inkeri, avoka, ndetse no kunywa amazi menshi. Umubyeyi uri muri uru rugendo ubikurikire, cyangwa se n'undi nshuti yawe, n'undi muvandimwe wabimusangiza kugira ngo yitwararike ku cyumweru cya mbere. Ibyubaka umubiri, ibinyamafufu, ibinyabijumba, ibinyampeke. Umuntu wasamye ntiyemewe kurya kuri regime. Hari regime ngo kurya ngo indimu, utuntu turi aho, kuko uba wakiriye umwana. Imihindagurikire iba yabaye, ukwiriye kwitwararika. Ntabwo byemerewe kujya kuri regime rwose, kuko uba wibereyeho, ariko ubereyeho n'ubutwite. Biragusaba ubushishozi bwinshi kugira ngo usigasire urwo rusoro. Ibirinda indwara, harimo isombe irimo imboga z'icyatsi, dodo, epinarise. Ukarya imbuto, nurya neza umwana abona imbaraga pe. Nawe utwite
nubwo bigoranye ariko ujya wihangana kuko mwese nyine muba mukeneye intungamubiri. Niba ufite imiti ihoraho urwaye wenda sida, diyabete, uba ugomba kubibwira muganga kugira ngo aguhindurire cyangwa se ayongere. Mubyeyi, mukobwa, mugabo, umusore witegura kurushinga, ni byiza kumenya ano masomo kuko iyo umubyeyi atwite aba yibereyeho ariko anabereyeho n'uwo afite mu nda. Tubyitwararike rero kuko hari igihe umuntu ahura n'ibibazo kubera kutamenya, ariko turi hano kugira ngo dusangire ubumenyi Imana yaduhaye, tubeho neza kandi twishimye. Umubyeyi ufite ibimenyetso byo gusama kandi agomba kujya kwa muganga kureba niba ugutwita kwe nta risike ufite, kuko ushobora kuba warasamye igi atari rizima, ubona ko utwite ibyo twita igi ry'irihuri. Warasamiye inyuma y'umura ubona ko utwite, warasamye inda ihita ivamo nayo ubona positive, na nyuma yayo kuvamo gato iyo wipimye ubona ko utwite kandi atari byo. Uburyo bwiza rero ni ugukoresha ekogarafi ukamenya niba umwana watwise ari muzima, aho yasamiwe ko ari ahanyaho, mbese ko aho igomba gukurira ariho. Umugore utwite agomba kunywa ibinini bya vitamine na folic acid, ifasha umwana kugira formation nziza kuko hari igihe ibyo kurya tubona biba bidafite intungamubiri zihagije zirimo folic acid, kuko umwana nizo aba akeneye kugira ngo akure neza. Tubibutsa ko aba bantu bagira ikibazo cyo kunywa ibinini bakagira ikibazo bakaruka, hari folic acid z'umushongi n'ibinini. Igihe rero ibinini byakunaniye ukaba wabwira muganga wawe akakwandikira umushongi wa folic acid. Agomba kurya buri munsi, agomba kandi gutangira kumenyera impinduka mu mirire yawe, ukihatira kurya ibintu bizatuma umwana wawe akurira neza mu nda yawe. Ibyo ukwiriye kwirinda mubyeyi, nawe mukobwa ukwiriye kubimenya kugira ngo aho uzarugereramo uzagende ubu bumenyi uba ufite. Ibintu ukwiriye kwirinda, ntabwo bigukwiriye mubyeyi ko unywa inzoga utwite, ni bibi. Gutumura itabi cyangwa kuba iruhande rw'abantu banywa itabi ni bibi. Gufata imiti iyo ari yo yose utabanje kubaza muganga ugukurikirana. Ubwo ndabwira abantu barwara bakagira ubute bwo kujya kwa muganga, ukanyarukira muri farumasi. Ndababwira ko bitemewe pe. Niyo waba warwaye indwara yoroheje harimo inkorora cyangwa ibicurane, uba ugomba kujya kwa muganga ugukurikirana akaguha imiti itabangamira umwana utwite. Hano twitwararike, hari igihe urwara amagiripe ukabisuzugura, inkorora ukayisuzugura ngo uranywa imiravumba. Iyo utwite uba ukwiye kwitwararika kugira ngo utabangamira umwana utwite. Ibyo ukwiriye kugura amasutiya yoroheje ya koto kugira ngo amabere atazajya ababara, kuko ababyeyi barabizi neza ko iyo wasamye amabere ariyongera akaba manini rwose akanaremera ku buryo amasutiya wambaraga aba atakigukwira. Kugura amavuta yoroshya uruhu kuko habaho igihe rukanyarara, wakwisiga amavuta ugasanga ntagufata. Twavuze ibintu byinshi ariko munyemerere dusoze. Tuje gushimira rero muduhe support yanyu, mukande subscribe, like, comment and share. Rero naho ubutaha tuganira ku cyumweru cya kabiri cy'umubyeyi utwite, ariko wowe waba utwite mu cyumweru cya mbere, dore ko bitanagaragara cyane, wowe waba warabimenye cyangwa se wabonye ibimenyetso bimeze nk'ibyo twavuze hejuru, wihutire kwisuzumisha. Nusanga ari byo ni umugisha, Imana iraba yagize neza. Wisuzumishe hanyuma ukurikize bimwe twavuze, ariko impinduka yose yaba ujye wihutira kureba umuganga ugushinzwe kugira ngo wirinde wowe ubwawe, urinde n'uwo ufite. Imana ibahe umugisha.